Imana koko ni igitangaza. Mbere yuko dutangira kino kiganiro ariko ibintu tugiye kuvugira ahangaha nta muntu tugamije gukomeretsa, ahubwo tugiye kuvuga ku buzima bwa buri munsi bubaho kandi ku bantu bubabaje cyane. Ibi ubyumve neza, inkuru nirangirana nuko umuntu yitavye Imana yari umukene, ahubwo birashoboka cyane ko anasigira igisebo umuryango we usigaye. Ariko umugisha kuri uri buhera iki kiganiro ukagira n'ijambo ushyira muri comment. Inkuru y'ubuzima iba ari ndende cyane koko. Ese wowe uri kureba iki kiganiro reka nkubaze, ubuzima ubayemo bwa buri munsi nibwo koko wifuza kuba urimo, cyangwa hari ubundi buzima ureba ukumva nibwo wifuza kuba urimo? Igisubizo buri muntu wese yakibwira, nibyo koko hari ubundi buzima tureba tukumva nibwo twakabaye kuba turimo. Gusa ikibazo nuko ikiremwa muntu kitajya kinyurwa, ahubwo gihora cyifuza iby'umurengera. Ibyo waririraga ejo iyo ubibonye uhita wifuza n'ibindi birenzeho. Fungura amatwi yawe wumve kano kantu neza. Iyo umuntu aryamye hari umwijima akajya kubona umucyo uramugarukiye mu gitondo, aba ari umugisha udasanzwe w'Imana. Abantu benshi batekereza ko ari umunsi usanzwe, ariko ntago ariko baba bimeze. Imana ibitanze ubundi bubasha ku mubiri wawe ndetse no mu bwenge bwawe. Yari umunsi bigaragara ko ari umugisha kuri uwo muntu. Inkuru ye irashamaje cyane. Inkuru yose itangira igira iti: mu buzima bwanjye bwa buri munsi byarangoraga kuba nabona akazi, ku buryo byageraga naho nifuza kuba nava muri iyi si. Yewe wumve ko nabaga mfite n'inshuti nyinshi, ariko zose nta kintu na kimwe zari zimariye. Kugira inshuti nyinshi ntago ariko zose ziba zigufitiye umumaro cyangwa ngo zigufashe mu buzima bwawe bwa buri munsi. Umunyarwanda wavuze ukuri yagize ati: inshuti ni Yesu, nkaho ibindi byose ni ibikabyo. Byose biti yewe n'umuntu wabaga undi hafi ntago yamenyaga ikibazo mfite, kubera ko nahoraga nisekera nkirengagiza iby'isi, nkaho wagira ngo nibereye muri paradizo yanjye. Muri ibyo bihe byo gutereranwa n'inshuti zanjye zose nta mukunzi nigeze, muri make iby'isi byose byari byaranteye umugongo, ariko nyuma y'ibyo byose Imana irakora. Arega n'ubundi ntawe ufite ububasha nk'ubwayo, ihindura ibyanze guhinduka koko. Vugira muri comment amen. Iyo numvaga ijambo ngo CEO wa kampani runaka, iryo jambo ryanjyaga mu matwi cyane cyane ko nateganyaga n'ubundi ko nta kampani nimwe nzigera ngira mu buzima bwanjye bwose. Kubona ifunguro rya buri munsi nizo ndoto zanjye, nicyo kintu nirukankagaho cyane cyane ko byabaga ari inzozi zanjye kubona ifunguro rya buri munsi kandi byiza. Gusa icyari kibabaje cyane, sinari narize byibuza ngo nzakora ibyo nize, yewe nta n'ubumenyi runaka nari mfite ku bintu runaka byibuza nk'umwuga nakora. Ubumenyi bwose nari mfite yari umurage nahawe n'ababyeyi banjye, yari isuka. Nyuma y'ibyo byose hazagaho kwibaza ati se bari abantu batunze biriya ni iki bahaye Imana nge nayihaye? Mu buzima ntihabura kurambirwa, gutakarizwa icyizere, ndetse buri muntu wese akakubona nk'umuntu mubi imbere yiwe kubera akabona ko ntacyo umaze. Uzi kugera kuri rwa rwego n'ababyeyi bawe bakubona ari ababyeyi bawe, bakavuga ati ibihombo biri kuri twebwe koko. Ese ubundi umubare wabo ni bangahe? Ndavuga abantu benshi duhuriye kuri iyi nkuru ndimo ndakubwira. Muri iyi si nta gushidikanya hari umubare w'abantu benshi bashobora kukubwira ukuntu babayeho mu buzima bwabo bwa buri munsi, ukagira ngo ni za filime tujya tureba. Nyuma yo kuvuka muri iyi si Imana ikaguha ubuzima, ntekereza ko hari abayinenga kuba yarabahaye ubuzima busa nk'ubwo ngubwo. Gusa icyo nakubwira cyo muvandi, humura, turi benshi ariko ku kigero uwo mubare bawukubwiye ushobora kuba wagira n'ubwoba. Wowe duhujwe cyane n'iyi nkuru ntugende utavuze ikintu muri comment, ndetse nawe wagiriye umugisha wibuke ko nyuma y'ibyo byose Imana igihari kandi kitureberera, ari nayo ikigufasha. Nibyo ubundi habaho ibyiza n'ibibi koko mu buzima busanzwe bwa buri munsi. Kuri iyi si hari ibintu bibaho ukibaza ubundi ni iyihe mpamvu byanarema. Mu byaremwe harimo n'umutima w'umuntu, kandi kuba ugitera ni ikimenyetso kikwereka ko umuntu ashobora kuba yakora ibintu byinshi bitangaje, yaba ibyiza n'ibibi. Nk'ubu tega amatwi wumve amagambo ngiye kukubwira, umbwirire ibi cyane kurusha andi yose. Ntiwavuga ko umutima w'ikiremwa muntu utera ngo wirengagize ko aya magambo abaho: ubugambanyi, ishyari, ubwicanyi. Ikirenze ibyo byose, iyo umuntu yakugira urwango ashobora kuba yagukorera ibintu bibi cyane, hamwe n'Imana ireba ikikanga. Benshi cyane muri twe tuzi ibintu Gahini yakoreye Abeli kubera ishyari. Iyi si haberaho ibintu byinshi cyane kandi bibi. Yewe muntu w'Imana, nimba koko nawe ubayeho mu buzima butari bwiza, humura, Imana iracyakureberera kandi irahari. Ku bwa buri umwe wese Imana imureberera ku giti cyiwe. Yewe ntuzigere utekereza ko wabaye umunyabyaha ngo wumve ko Imana yagutaye yakuretse. Oya, uribeshya cyane, Imana iracyagukunda kandi irahari ku bwawe. Ibi duhura nabyo mu buzima bwacu bwa buri munsi ntibizigera bidukura ku Mana yacu. Imitego mibi ya Satani Imana izayiturenza, kandi n'imbaraga turazifite zo kuba twayirenga. Mu byo twatakaza byose, reka nibishoboka ko tuzigera dutakaza icyizere cyo ku Muremyi wacu. Ndacyari umutangizi mu myizerere y'Imana, ariko ndambanye n'Imana.
Ibi bivuze ko Imana twahoranye kuva umunsi wa mbere nkigera kuri iyi si, ariko sinigeze nyiha umutima wanjye nk'uko nagombaga kuwuyiha. Iki ni cyo gihe rero nshuti yanjye, umukiranutsi uve mu nzira zose urimo zishobora kuba zaguhuza na sekibi, uze dukorere umwami Yesu. Umwami Yesu niyo nzira y'ukuri n'ubugingo, kandi niwe utanga buri kimwe cyose. Inyota dufite izashira mu gihe tuzaba tukiri kumwe n'umwami Yesu Kristo watwitangiye ku musaraba. Nshuti yanjye, nta bumenyi mfite mu bijyanye n'Imana, ariko nanone ndambanye nayo mu mutima wanjye ndetse no mu mitekerereze yanjye no mu byo nkora buri munsi. Iyo abantu bishyize hamwe bakora ikintu gisa nk'igitangaje cyane, kandi ni nako byahoze kuva na kera. Abifatanyije nta kibananira. Muze twifatanye dukorere umwami Yesu Kristo, kuko niyo nzira yonyine isigaye. Wowe twabanye muri kino kiganiro, Imana ikumere umugisha ukomeye cyane, kandi wibuke gusharinga iyi video. Ndagushimiye.